amazi asigaye agenda buri munsi. Ibi bintu birakabije. Nimba baramuroze, nimba afite ikihe kibazo, ntabwo ibi nzabivamo kabisa. Ndawaje mwe muntegereje n'iminota mike ngiye kugera sawa. Kadongo we! Karabe boss. Bahana ko yubonye nsote ntabwo usoka kingura iki kigufuru wa musenze wowe. Ese ko nta rufunguzo mfite. Nta rufunguzo mfite ni ushinzwe iki gipangu. Ntabwo nzararufunga. Ushaka iki rufunguzo? Simundi yegufu. Amuyowe ko tukajya mu kazi sha. Cyama munsi k'ibyo murya mu bitoragura aho ngaho. Mada ubundi rufunguzo kuba uhagaze aho ngaho wajya ubwira umukozi wawe mukamenya ibyo mukora aha ngaha funguzo none se ubona ntagiye mu kazi Aka kazi k'ikiza kakumarira akazi gatuma udatanga ibyishimo mu rugo iwawe ni kazi nyabaki ni kazi bwoko ki ako mada uzi ko inzu nyinshi ubamo uraramo ukaramye wanzaniye iki hano uzanye ukarya ugakora amasuku kantekera iwacu ntabwo naryaga Yesu we itoto ufite areba ukuntu toshashagirana iri toto wari urifite imisatsi myiza wari uyifite naracupiye umva nawe ufunguza ntabwo uri bubone urabanza utunganye ikibazo kiri hano nkingura hano igira mu kazi njye hari umuntu mbwiye ko rwose mugezeho bawuri nkingura nigira mu kazi ururira igipangu maze ugenda kandi mataka nawe ushaka iyi nzu ubamutse amafaranga nyishyura amafaranga iriya mifuka y'imiceri na kawungu ubona yinjira hano amafaranga nyishyura ibyo birakurira ntabwo bindeba ujye ugenda hari ibiryo iyo aba ari ushaka mu kabari Imana irihangana koko Imana kuki waturemeye abagore ko mwemuri n'ibigerageza ukwanza mwemuri ibisubizo sinkwibiga ukarya sinkwishyura inzu y'ibihumbi 300 uzabyihorere uzatanga ibyishimo mu buriri ibiryo byawe uzabyihorere maze kurenga n'amazi ntabwo ngenzi ubuhe mereza urufunguzo madame mereza urufunguzo ntabwo ndi kandi gushaka abagore b'Imana Yesu nk'ubu ni gute nashatse ariko se mwabuja bimeze bite ibiki Koduzi boss ari hasi bimeze bite boss yabaye ikise kado genda wowe ufungire iraburo y'igitanda urikumva mbese mwabuja ibintu wahereka rubaza boss ngo agufashe iki gihe urabona nta kintu ni bururi bufunge hasi kurya nyine ndamufasha nta kibazo nawe ibyo ndi kubwira umugabo wanjye ariko nanjye nagufasha no mfashe ibikise nagufasha rwose iraburo yafunga nanjye nayifunga ntigira mu kazi buro y'igitanda imwijegajega iyo turyamye ngenda yise niyo ku buryo iburyo mada wamfungura nkajya mu kazi nkaguhigira umugati cyangwa uba ushaka ko nese nifata gutya nkawe nk'uko wifashe iyi nzu nzayishyura iki uzarya iki umugati nagutu What? Jesus is love! babarira sibyo jye mu kazi akazi niko kagomba kanyishyurira inzu kakanyishyurira akadogo uyu uri kumva yego rata boss imodoka ngendamo nziza niyo nta kazi kanje reka dufungure nawe abaturage numvise basakuza mbe gukomeza gusakuza batakomeza gutesha umutwe
bakingurira Kadogo bagakomeza guteza umutekano muke hano baze nabo bumva ikibazo bumva ukuntu ibintu bimeze rwose badukiranure ibintu byangange bimaze no kundambira nzanigendera rwose kuko akazi kanga maze kugaha muyobozi mwiriwe neza yewe amatare mufite mu iki gitondo mutumye abantu boza ariko urambwira ngo ni mu gitondo izuba ryarashe none niba ryarashe kugira ngo ikibazo cyo mu rugo rwawe ikibazo njye nari ngiye mu kazi nari nabuze urufunguzo niyo mpamvu nari ndi gutuka umugore urufunguzo niba umugore n'ushinzwe gufungura nta Kadogo mufite hano Kadogo turamufite ariko iyo Kadogo atabizi bagomba kubaza umugore kuko Kadogo n'umugore baririrwana njyewe bashinzwe ko bankingura nkajya none ni cyo cyazo cyabaye kugira ngo batagukingurira rero hari habuze urufunguzo bayobozi barabeshya muyobozi je ahantu ninjye hakinze uyu mugabo kuva yanzana hano nimba yaranzanye nk'ivaze nimba yaranzanye nk'umutako hano muri uru rugo je byaraye yamubaza ikintu yanzaniye hanga kikanyobe ni wa mugabo udashaka kuzuza inshingano zo mu buriri ubusuku kuko sumviye umugore ibintu ari kuvuga n'umwana n'ibiki none ko aribo baduhuruje se ntabyumve nyine bigomba nimba naramubwiye mu ibanga ntibikunde ngo bigomba kujya mu ruhame wese mujya hari ambwiye dutane gatanya nimba atacaka wese nimwe cyara ibibazo byayo tubikemura nta kibazo rwose mugikemura ibintu bimaze ako hari igihe umuntu ashaka nabi umva abayobozi hari igihe umuntu ashaka mu bwoko bubi abahenyi ntibashatse mu bahenyi ntibashatse mu bacara wari wahumye usibye no ku magwa wenda hari harimo n'ibikarito wavuga impamvu tubahiriza inshingano z'urugo inshingano z'urugo reka mbabwire ukuri inshingano z'urugo ni ukunywa inzoga ugasinda ugahaha umuceri na kawunga umugore akarya ukishyura inzu akaryama ukamugura matera nziza ikintu ushaka ni iki wanyu ufite inzobe nk'iyi sera utu tusijya udushyirishaho utu ngutu umbwira ngo nk'ibihumbi 50 ubundi ibi bintu ubishyirishaho ibihumbi 50 nawe uzabyihorere uzuzuye inshingano zawe mu bintu izo singa mega 5 utarifura n'amazi wose waba utama ibyishimo muri nimba nashatse nabi kwa yewe Imana ibyo tukana muyobozi njye mu mbabarire mbeke umuntu uko ndi mu kazi reka njye mu kazi nkemura ikibazo natwe jya uduha amahoro n'abandi bafite akazi n'abandi uswa dufite abakecuru barwaye imitima wowe none se nyine wanashatse urakemura ikibazo cyo muri rugo cyangwa se ubibazwa mbese ufite ikihe kibazo madame reka tuvugishe ukuri ibiryo ntibihano ushaka iki ndagushaka we mu buriri ujye kuzuza mugende turaha duhagaze aha ngaha urasohoka aha ngaha ugize icyo ukora ugende rwose rwose ako madareka mubazo iyo ufata umukame ukanteza abantu ase madame buriya biriya bintu byakumarira ufashe ujyanye muri public ntesha abantu biriya bintu byakumarira ase suzi ko ukuntu cyambere n'urukundo simwahira ariko si ibyo biri guhora unyurira naje hano narishwe ndagukunda bebe ndagukunda mbese mbere yose